ndagiye nigira iwacu mu cyaro ndarwara, sinarwaye indwara, narwaye umujinya, ndwara inzozi zipfuye, kumva wari umaze umwaka wose warubatse inzozi, warubatse future, warubatse vision y'ubuzima bwawe, mu mwanya muto umuntu agacishamo toa. Ni umugabo wavutse mu 1958. Ni umugabo w'inararibonye abantu benshi bafataho icyitegererezo, ariko mu minsi ishize mu gihe kitageze mu kwezi yavugishije abantu benshi. Bamwe batangiye gutekereza ko ashobora kuba agiye guhunga, abandi batekereza ko agiye gutabwa muri yombi n'ibindi byinshi. Mu kwezi kwa Kanama muri 2019 hari ku itariki 19 yari mu masengesho ngaruka kwezi yo gusengera igihugu ategurwa na Leaders Fellowship. Yafashe ijambo, icyo gihe amabwiriza abwira abantu uburyo ki bizagorana kugira ngo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda azahabwe igihembo cyitiriwe Nobel. Avuga ko ataragura, ariko ko bigoye, ndetse ko yo biba ari abakimuha barakimuhaye, ariko aravuga ngo bibaye nabyishimira, ariko na betinga ko bizagorana ko Perezida Paul Kagame atazabona igihembo cyitiriwe Nobel. Uyu mugabo ni umuntu abantu benshi bakunda. Ni umupasiteri wayoboye Anglican yo mu Biryogo, ni umupasiteri udakunda guca ibintu ku ruhande. Niwe muntu wafashe ijambo rya mbere cyangwa se wafashe ingingo ya mbere yo guhita atanga igitekerezo mu bintu bijyanye no gufunga insengero. Icyakora biza kuba amagambo menshi cyangwa se biza gusirikira ahantu hose kugeza ubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaje kubivugaho. Aravuga ngo abavuga ko ntabizi ko insengero zafunzwe, ndabizi, ahubwo nta nubwo nzakomeza kubyemera. Ijambo rya Perezida muraryibuka. Uyu mugabo ni icyitegererezo cya benshi, n'urugero rwawe, ndetse abantu benshi baramukunda cyane. Mu mwaka wa 2012 hari saga yigeze kuba ivuga ko umukobwa we atwite, yari misi muri kaminuza, ariko biza kuvuga ko umukobwa we yatwaye inda, ndetse benshi bamushinja kutarera neza, ariko aza kwandika inyandiko ndende ayohereza mu Rwanda avuga ko atari umuntu uhunga inshingano, ndetse ko abavugaga ngo ibyo abwiriza nk'umupasiteri ntabwo uzongere kubivuga n'ibindi muri amagambo yavuze. Hari igihe kimwe cyageze avuga neza ko ari umuntu wakuze yanga ubwoko bw'abahutu, akageranya abayahudi babambiye Yesu n'ubwoko bw'abahutu bwari buri mu Rwanda. Hari igihe cyageze avuga ko ari umuntu wifuzaga cyangwa se abona ko ingoma, iyo inyeshyamba ziza kumubwira ngo turashaka guhita dukoraho iyi ngoma, yari umuntu wa mbere agomba gufata boot akambara gikomando akajya ku rugamba. Yari umuntu wakuranye umujinya yanga ubutegetsi. Ariko uyu muntu waje gutezwa n'ubutegetsi bwari buriho icyo gihe ku bwa Habyarimana, ndetse akaza no gufatwa avuye muri Togo, bikavuga ko bikavuga ko bamushinjaga kuba icyitso, akagenda akabazwa ariko akagaruka. Uyu munsi akaba nanone yatangiye gushyirwa mu majwi ko ashobora, bamwe batashobora gufungwa, abandi bamwifuriza impanuka n'ibindi. Byaje kwisanga gutya hano. Uyu nta wundi ni Pastor Antoine Rutayisire, wakoze akazi gakomeye cyane mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge mu nyigisho ze, ariko nanone akaba ari umugabo uzwiho kutaripfana, yaba imbere ya Perezida, yaba imbere y'abakomeye, yaba umuntu uwo ari we wese. Nanone ni umuntu ugaburira abantu benshi, cyane cyane aba content creators. Ni umuntu utajya na rimwe uko wamuhamagara igihe cyari cyo cyose. Ntabwo areba uko ikinyamakuru cyawe kingana. Ni wa muntu abantu benshi bakunda, ariko nanone uvuga amagambo asa n'aremereyemo abantu bashobora kuvuga ngo ese Antoine Rutayisire uyu munsi amerewe gute, ari hehe, ese yaje kwisanga muri ibyo ngibyo gute? Reka turebe uko byaje. Pastor Antoine Rutayisire
twese turamwibuka. Ni umugabo wavutse mu 1958. abazi gukora imibare neza bazi uko imyaka ye yakabaye ingana ubu ngubu cyangwa se uko ingana. Muri 1963 yaje guhura n'ibibazo, papa we aza kwicwa. Muri 1973 abantu benshi barabyibuka, byari biri mu Rwanda aho ubwoko bumwe bwateshwaga bukameneshwa bukagira gute. Nawe ari mu bantu bateshejwe na famiye ye, ariko kuko yiga muri seminari yakundaga abantu bayo, bakagenda bakongera bakabagarura. Rutayisire yakuze ari umwana w'umuhanga w'umunyabwenge, ndetse ariko bivugwa ko yanize umwaka wa mbere n'uwa kabiri akabyiga mu mwaka umwe gusa. Murumva uko byari bimeze. Yarazi gusoma ariko atazi kwandika. Yakuze ari umuhanga ariko w'inkubaganyi, ariko nanone w'umunyabugeni. Wese yakifuza kuba nk'uwo mugabo. Uyu mugabo yarize ku myaka 19, bivugwa ko yararangije kaminuza, ariko nyuma yaho aza kuba umuyobozi, aza kwigisha muri kaminuza n'ibindi. Ku myaka 25 yari yabonye bourse yo kuzajya gukorera doctora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umuhanga wize ibijyanye n'ubutegetsi, kuko yize ibijyanye n'ubutegetsi muri kaminuza yo mu Bwongereza. Yize mu bihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza n'ibindi. Buri wese yakifuza kuvuga ngo ngire degree cyangwa se ngire uburemere bw'amashuri nk'ubwa Antoine Rutayisire. Ni umuhanga. Yakuza akunda Gatolika, Kiliziya Gatolika kubera uko byari bimeze. Nyuma ariko umudamu we aza gutuma ajya muri Anglikani. N'uyu munsi akaba yaragiye mu zabukuru ari umuyobozi wa Anglikani ya Remera. Rutayisire mu minsi ishize yaje kumvikana ari kuvuga ko ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda bukoresha igisa n'igitugu mu implementinga gahunda yo gusenya insengero, cyane ko hari izo basenye bashyize ku rutonde ko zizasenywa, izindi zigafungwa n'ibiki. Niyo muntu wa mbere w'umupasiteri wavuze kuri icyo kintu. Yari amagambo akomeye, benshi bashatse kuvuga bati ese ni gute ibi bintu. Abantu benshi barakremenze ku mbuga, bamwe bati ubu ngubu u Rwanda rugiye guhura n'ibibazo n'ibindi. Kugeza ubwo mu minsi ishize nk'ine cyangwa 5 hari abahungu bagize gutya baramubika, bati akoze impanuka ari kumwe n'umugore, bahita bapfa. Icyo gihe Antoine Rutayisire yitaba Imana, koko iyo biza kuba ari byo, iyo biza kuba ari byo, nta kindi abantu bari gutekereza, bagahita bavuga ubutegetsi buramurangije, ubutegetsi bugeze gute, kubera ko bavuga bati ari umuntu warwanyije, asa n'uwashatse kurwanya igitekerezo cyo gufunga insengero n'ibindi. Mu kiganiro cye numvise yaravuze ngo abantu benshi banyifuriza gufungwa, abandi bari kumbika, abandi bati yo mpunga. Antoine yavuze ijambo rimwe ndarikunda, aravuga ngo ariko iyo aho kugira ngo mpunge nasazira hano muri gereza, kuko umuryango wanjye wansura, ariko kuba mu buhunzi n'iki. Kandi koko uyu mugabo ajya muri benshi abantu bahunga babumva bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, mu Bwongereza, hehe na hehe. Ariko aho hose yarahize. Ntekereza ko yabuza kuba ari umuntu ushaka kugumana y'ubuzima, ko ntekereza ko Anglikani itamuhemba amafaranga menshi nkaho ari kuba ari gukorera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu Bwongereza. Kuri icyo gihe ko ari umuntu wize, wasomye, uyu munsi abari mu bakire yenda Afrika yakabaye ifite ndetse babahanga. Antoine ni umuntu navuga ngo wagiye akoreshwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu buryo bwo kugira ngo azane ubumwe n'ubwiyunge. Inyigisho ze zari inyigisho zihindura abantu, kandi ukumva zirimo ubuhanga, ariko nanone nta entertaining ibintu biri nonsense. Nivuga nonsense no kuvuga ngo niba abona ikintu atacyumva nk'uko kiri gukorwa, ni umuntu wafataga iya mbere yo kuvuga ngo reka iki kintu kivuguruze cyangwa se tugire gutya. Gusa mu magambo yaravuze ngo ntabwo nshobora guhangana na Perezida wa Repubulika. Ibyo murabyumva. Ntabwo Perezida Paul Kagame ndamwubaha, ndamukunda, ntabwo nshobora kuvuga ngo ngewe ndavuguruza ikintu Perezida wa Repubulika yavuze. Gusa ibi ngibi byerekana neza uburyo ki Antoine Rutayisire
akunda ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse anakunda na zimwe muri gahunda za leta y'u Rwanda. Mu mateka ye avuga ko muri 1983 yagombaga kubona bourse igomba kumujyana kwiga doctora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yari yigishaga muri kaminuza. Icyo gihe habagaho minisiteri ebyiri, minisiteri ishinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, hakabaho n'indi minisiteri ishinzwe kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi. Baza kumwandikira ibaruwa bamubwira ngo ntabwo ukiri qualified, ntabwo ukifitinga kuba waba umwarimu wa kaminuza, ahubwo tukujyanye kwigisha muri troncome. Kuva kuri kaminuza ntibanagushyire byibura muri college cyangwa se muri byibura muri cycle supérieur, ahubwo bakamujyana muri troncome mu cyiciro rusange. Icyo gihe avuga ko yababaye cyane, akaza kujya kubaza ngo umuntu umwe aramubwira ngo mwabonye igihe cyanyu. Antoine ati nta gihe cyanyu, njyewe nigeze mbona igihe cyanjye ni iki. Uwo mugabo aramubwira ngo igihe cyanyu niba atari wowe papa wawe yarakibonye cyangwa se sogokuru wawe. Ugashira ishatse kuvuga ngo icyo gihe hari muri bakiri muri yasi y'amoko. Ariko urebye the latest, icyo gihe ibintu byaragize ararakara kujya ahirindo nyine, ariko akazajya asoma Bibiliya akavuga ngo yarebye abayahudi akareba n'ubwoko bwari buri icyo gihe buri gutoteza ubundi akabusanisha. Gusa ejo bundi nawe aravuga ngo bizamushimisha kubona u Rwanda ikintu cy'umwe n'ubwiyunge cyaramaze gucengera abantu. Abantu bose bavuga ngo Pastor Rutayisire ngo bize birarangiye, niyo mpamvu yatumye nkora ikiganiro, no kubera ibitekerezo byatanze. Niba ari igihugu uyu munsi gisigaye kiri gifite freedom of speech, igihugu cy'u Rwanda, niba ari igihugu abantu bavuga ko ari igihugu ariyo destination y'abantu benshi, ni u Rwanda. Niba ari igihugu abantu bafite ukwishyira ukizana, ni u Rwanda. Antoine Rutayisire yatanze igitekerezo nk'umuntu, kuko nawe wagitanga bitewe n'ibyo uri kubona, ariko ntabwo igitekerezo cyagomba kumufungisha. Ntabwo igitekerezo gishobora gutuma twicara tukamubika. Ntabwo igitekerezo gishobora gutuma tuvuga ngo Rutayisire yaciye nk'amabere, nta nkaciye amabere. Nta n'ikintu yavuze gishobora kumufungisha, kuko already ni igitekerezo cye. Ikindi yigeze avuga ngo icyo gihe muri 2019 ari kuvuga ngo biragoye ko Perezida Paul Kagame bazamuha igihembo cyitiriwe Nobel. Yaravuze ngo iyo abantu bakuze, iyo umuntu amaze gukura, avugisha ukuri juste, hari ibyo nyine abatagitinya kuvuga. Iriya jambo riraremereye ibyo yakoresheje kuvuga ngo u Rwanda rukoresha nko gutwaza abantu igitugu, risa n'iremereye. Ariko nanone benshi bakavuga bati ego riraremereye, ariko we niko yabibonaga kandi yaje kuretira ijambo rye asaba imbabazi. Antoine rero benshi nagiye mbona abantu babandika bati Antoine yigeze aba mu gisirikare. Antoine ntabwo yigeze aba mu gisirikare, gusa yifuje kuba yaba umusirikare. Hari navuga ngo ni nk'ubuhanuzi yatanze FPR imaze gufata ubutegetsi. Aravuga ngo ndabona bitewe na system, bitewe nuko FPR Inkotanyi imeze, ndabona bagiye kubaka igihugu kandi bakazana ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Nta munyarwanda uzongera kugira, nta munyarwanda uzongera kugira gute kandi kuko niko byagenze. Azwitoka Abanyarwanda n'umwe, nta kuvuga ngo amoko. Abanyarwanda ubu ngubu bameze neza. Antoine Rutayisire rero ni umuntu watazi igitekerezo, ndetse ahubwo njyewe kuri njyewe namushima. Kubera iki? Kora ko abandi babivugira mu mfuko, abandi bari kugenda bagasenga bakajya mu ejo bundi nabonye abakecuru ngira ngo ni 3 bafashe babambitse amapingu. Ku ruhande rumwe abantu barabigaye koko, yenda hari uburyo bidasoundinga fresh, kubera ko kubona umukecuru imyaka 70 60 n'ingahe yambaye amapingu ngo nuko yagiye gusenga, hari ukuntu bidasoundinga neza. Ariko nanone hari aba ushobora kuba barabifashe mu buryo butari bwo. Umuntu yenda wabambitse amapingu kwa kugira ngo just abafotore
abyerekane kugira ngo abandi bantu babone ko ibyo bintu nyine bitemewe. Ariko abandi bafasha abantu babakurira baba baraje ku mapingu, ntabwo ntekereza ko nta muntu waba ufite umuntu avuga ngo uriya mukecuru kuko yamufasha asenga gusa ngo amuraze, ariko amuraze yamufunze amapingu ku maboko kuko yamusanze mu butayu. Ntekereza ko abantu bari kugira ibyo bintu ari abantu ntekereza ko banga u Rwanda. Gusa Antoine Rutayisire ku ruhande rumwe ndamushimira, ariko nanone sinemeranye n'abantu bashaka kumwifuriza gupfa, bashaka kumwifuriza gufungwa, bashaka kumwifuriza guhunga n'ibindi. Gusa yakoze ubutwari kubera ko yavuze ibitekerezo abandi batakabaye bavuga, kuko uyu munsi n'abantu bari kujya mu butayu ndetse bari kubivuga bakavuga ati turi mu butayu ariko muvuge gake mugize gute. Abari kubivuga mu mfufu nibo benshi kuruta Antoine Rutayisire wabivuze ku Karubanda akavuga ati ngewe ibintu ntabwo mbyemera, nubwo akoresha amagambo agize gusakaza no kuyaretira, kandi nanone ntabwo arasiki icyo gihe His Excellency ya abizi, kuko His Excellency nyuma ni we yaje kuvuga ngo ndabizi, ariko Rutayisire we kuri icyo gihe ntabwo avuga ko abizi. So Rutayisire rero uyu munsi ntekereza ko ari umugabo ukiri mu bagabo bubashywe, kuko n'ubundi yahoze mu bagabo bubashywe, ukiri mu bagabo b'abanyabwenge u Rwanda rufite, ukiri mu bavuga butumwa b'abanyabwenge, ndetse uzakomeza no kubaho kuko ni umwanditsi, ni umuhanga, iby'ubutegetsi byo kuyobora arabizi. Niyo mpamvu ntekereza ko ibyo yavugaga atari yenda hari iby'amarangamutima n'umujinya ibyo yavuze, ariko ibindi gutanga idekwe ntekereza ko bitari ibintu bibi cyane ku buryo abantu bamubika. Antoine Rutayisire rero ni umugabo ukunda gusabana, ukunda kugira gute, ukunda haraka video ke nabonye arimo arabyina yuje imyaka 65. N'umugabo ukuze actually, ni umugabo uvugisha ukuri ku bintu byose, ariko uyu munsi ntekereza ko ari umugabo ushima Imana. Ayo niyo mateka ya Antoine Rutayisire. Ntabwo yigeze aba umusirikare, ntigeze aba mu gisirikare, gusa yigeze yifuza kuba umusirikare, avuga ngo ngewe uyu munsi ushobora kuba najya mu gisirikare, inkotanyi ziramutse ziteye nona nahita nzifasha kabone nubwo nta, kuko ari umugabo wanga akarengane, wanga ibyo byose by'uko abantu bagira gutyo byari buri ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Uyu munsi Rutayisire ameze neza, and reka tumwifurize ibihe byiza. Nitwa Chris Kame, akanavuga ngo nari maze igihe tutagaragara kuri isheni, ariko twaje ubudasubirayo ibiganiro bya buri munsi, amakomantere ya buri munsi, ibintu byinshi byiza kandi kuri isheni. Niba aribwo bwa mbere uhageze, fata amasegonda 2 gusa ukande kuri subscribe, urabudukoreye igikorwa, urabuduhaye inkunga iteye ubwoba. Niba warakoze subscribe, ushobora gusharinga, ushobora gukurikinga no gutanga n'igitekerezo uko wumva ushobora kuza tubaha ibiganiro. Ndabashimiye, ciao ciao.